Ikaze ku muyoboro wa P-Mining TV, umuyoboro ubagezaho amakuru ya Pi Network. Bakunzi ba P-Mining TV, aho muherereye hose, wowe uri mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, wowe ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, mbahaye ikaze kandi ndabasuhuje. Uyu munsi rero ngarutse mu mushinga wacu wa Pi Network. Twahawe rero amatangazo tugiye kuganiraho uyu munsi kugira ngo tubashe kumenya aho tuvuye ndetse n'aho tugeze. Aya matangazo rero ku bantu mukoresha X, ndagira ngo buri muntu wese agende asome itangazo twahawe na Pi Network. Hanyuma rero dukomeza ku bantu mwese mudakoresha X ndetse n'abandi mwifuza gusobanukirwa byimazeyo iby'iri tangazo, ndagira ngo mukurikire iri tangazo, mukurikire neza aya makuru, nimwihutishe kugira ngo buri wese abashe kumva ibijyanye n'iri tangazo twahawe. Hanyuma rero njyewe ugiye kubagezaho aya makuru nk'uko bisanzwe, ni Flex, nkaho channel yo ni P-Mining TV. Bahaye ikaze aho muherereye hose. Hanyuma reka duhe ikaze abashyashya kuri uyu muyoboro. Wowe mushyashya nugera kuri uyu muyoboro ugasanga amakuru yose anyura kuri P-Mining TV hari icyo yagufasha, ukandi subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ikiganiro cyose uciye kuri P-Mining TV kijye kikugeraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, sharinga abagenzi bacu kugira ngo babashe kumenya aho amakuru ya Pi Network ageze. Bahaye ikaze. Hanyuma muri description ndetse no muri comment ndabashyiramo link ya group ya WhatsApp duhuriramo tukaganira amakuru ajyanye na Pi Network. Ndabasaba muri benshi kugira ngo mwinjiremo maze muze tuganire, kuko niho duhurira tugafasha gukemura ibibazo byinshi cyane dufite bijyanye na Pi Network. Twese cyane rero tugiye kureba itangazo twahawe na Pi Network. Reka tujye muri X turebe ngo ese Pi Network ni irihe tangazo yadutangarije. Pi Network. Iri tangazo ryatanzwe na Pi Network, aho P-Core team yarisohoje ikabitugezaho nk'abapiyona muri rusange. Batubwiye ngo iki rero? Batubwiye ngo the KYC and mainnet migration deadline for the grace period have been extended to February 28 of 2025. Ensuring pioneers have additional time and opportunity to secure their P. Read the full announcement to learn more about the extension of importance of the grace period. Hano baduhaye link ku bantu muri mwifuze gusoma rino tangazo ku buryo burambuye, murinjira muri iyi link maze murebe amakuru arambuye. This extension operates independently of the open network timeline, meaning it is impossible that open network could occur before or after grace period end, and uphold the grace period core objective of the fairness and accessibility. Submit your KYC application and complete your mainnet checklist by February 28 of 2025 to avoid any forward future. Hanyuma murumva itangazo baduhaye ko ari itangazo ryiza cyane rishimishije abapiyona twese twari twiteze kugira ngo tumenye icyo gukora. Hanyuma reka turebe hano ururimi rw'Ikinyarwanda iki itangazo ryacu rishatse kutubwira.
Murabizi rero abantu twese ntabwo twumva ikinyarwanda, ariko tuba twagerageje uko dushoboye kugira ngo itangazo twahawe turishyire mu rurimi abantu twese tubasha kumva. Iri tangazo rero ryadutangarije aya makuru avuga gutya: iyi ni inyandiko yerekana gahunda ya Pi Network. Ubwo tugiye gusobanura ririya tangazo icyo risobanurira. Muri make iravuga ko igihe ntarengwa cyo gukora KYC no kwimurira amafaranga mainnet migration cyongerewe kugeza ku itariki 28 Gashyantare umwaka w'2025. Ibi bigamije guha amahirwe n'umwanya abitabira Pi Network aribo bapiyoni, ngo bashobore gukemura ibyo basabwa no gukomeza uburenganzira bwabo ku mafaranga yabo ya Pi. Byongeye iravuga ko iki gikorwa kigena ku bijyanye n'igihe cya Pi Network izatangira gukora ku mugaragaro ariyo Open Network. Ibi rero bivuze ko Open Network ishobora gutangira mbere cyangwa nyuma y'itariki ntarengwa y'uku kwiyongera kw'iki gihe. Ni ingenzi ko abitabira basohoza KYC yabo no kuzuza ibyo basabwa muri mainnet checklist bitarenze tariki 28 Gashyantare umwaka w'2025 kugira ngo badatakaza amafaranga yabo. Nyabuneka subira kuri link iri hejuru mu nyandiko niba ushaka ibisobanuro birambuye. Aha rero nk'uko nabibabwiye dufite link hariya hejuru ku bantu dukeneye kumva itangazo ku buryo burambuye ndetse no gusobanukirwa byimbitse. Dufite link twahawe hariya hejuru, abantu mugera muri X, abantu muri dashboard, ririya tangazo rirahari. Mugende rwose mugerageze uko mushoboye musobanukirwe ndetse mukore n'ibyo musabwa kugira ngo twese tugere kuri Open Mainnet. Igishimishije rero kurusha ibindi nuko hari abantu benshi cyane bari bagiye gutakaza Pi zabo, ariko igihe kikaba cyongerewe ndetse na Open Network ikaba iri hafi. Murumva yuko batubwiye yuko Open Network ishobora gutangira mbere y'izi tariki baduhaye cyangwa nyuma y'itariki ntarengwa y'uku kwiyongera kw'iki gikorwa. Iyo bavuze itariki ntarengwa ubwo ni ku itariki 28. Murumva rero Open Network yageze. Open Network iri ku itariki 28, ishobora kuba ku itariki 28 cyangwa mbere yazo. Ibi rero bakaba badusabye kugira ngo twuzuze ibisabwa kandi vuba kugira ngo tutatakaza Pi zacu twamayininze. Ibi rero navuga ngo ni amahirwe kandi ni byiza cyane, aho Kowa Team ikomeza kurebera abakiriya ndetse n'abantu bakunze Pi, aho batifuza yuko batakaza umusaruro wabo. Ibi rero nabwira nk'abapiyona muri rusange, iyi ni amahirwe. Aya ni amahirwe tuba tubonye, turasabwa kuyabyaza umusaruro, kuko niba itangazo nk'iri riba risohotse mu by'ukuri hari icyo riba rizanye. Murabizi yuko abantu benshi cyane
ku itariki 31 babe batangiye kwibaza ngo ese ko jewe nkiri tentative KYC abandi batarabona KYC kandi dufite deadline biragenda gute? Aha rero navuga ngo amahirwe ku bapiyona muri rusange, amahirwe kuko KYC igiye kurangira, abari muri tentative bagiye gukemura ibibazo ndetse na open mainnet yageze. Niba badutangarije ko ishobora kuba, kandi murabizi yuko baduhaye deadline y'abapiyona bakoze migration bakenewe. Turaza gushakisha uko dushoboye tuze kureba update y'abamaze gukora migration kugira ngo turebe ngo ese koko izi tariki birashoboka cyangwa zimurwa. Nk'abapiyona rero twebwe iyo tugize amahirwe igihe kikazamukaho gatoya, nta mahirwe ku bantu batarakemura ibibazo. Ni amahirwe kuko natwe tuba dushonje duhishiwe, aho natwe dushobora kugera kuri open mainnet. Ndabashimiye rero mwebwe mudahwema gukurikira uyu muyoboro, ngira ngo mbabwire ngo abantu mwese nk'uko muba mwakurikiye P-Mining TV, mugerageze uko mushoboye. Abantu mufite ibibazo mwandike muri comment, muze muri group ya WhatsApp dukemura ibibazo rwose, kuba ni amahirwe. Ndabashimiye rero kandi babwira ngo umunsi mwiza kandi mukomeze kubana n'Imana aho muherereye hose. Bye bye.